bici none wawugeze none Musore haguruka uri hehe ntabwo mbona mwaka bande rega ntabwo ndeba rwose kuva uyu munsi ugiye gutangira kubona shima Imana kuko yagukijije yakunda se kureba urakoze Imana gukiza umwana w'umusore nk'uyu nguyu ni ibiki biri kubasura ni marayika ni igiki mbese yampumye hano muri quartier ndi kureba nuko nabaye iyi myambaro yanjye nuko iri meze shima Imana kugukijije uyu munsi ugiye gutangira kubona ariko ntabwo wagenda gutyo nagize icyo mwisobeye cyambere nabanza ngushimira urakoze cyane urakoze rwose muri igitangaza ndarebye shubanza amaso yanjye none wasigaye nanjye yarabaye impumyi pe ntabwo nabibona ariko ntabwo wansiga hano njyenyine babarira tujyane ngo iki ngo arakize sha sinzi kabisa nanjye ndabakurikirana Ana we mbega inzozi ziteye ubwoba ese we ana we yewe ni saa 9 saha imwe z'Imana zageze kambyuka nsenge Imana witeka Imana yacu twonye gushima twonye guhimbaza twonye gushima data ukomeze kuturinda witeka Imana yacu mu by'ukuri data ari benshi bavuye muri uyu mwuka ariko data kuba tukiri hose ukora icyo twatanze ahubwo data ni meza n'ubuntu bwawe witeka Imana yacu bishimirwe data twonye gushima data ukomeje kuturinda kandi ukomeje kubana natwe data nonye gushima data ko wararenze mu wanjye ukaba waramukirije rusoko witeka Imana yacu niyo mpamvu twonye gusaba igitare cy'amahanga kugira ngo ukomeze kutuyobora kandi ukomeze kubana natwe mu byo dukora byose witeka Imana yacu igitare cy'amahanga nonye gusengera abarwayi bari mu bitaro bitandukanye data kugira ngo ubashe kubakozaho data ikiganza cyawe igitare cy'amahanga twonye gushimira data ukomeje kuturinda ukomeje kubana natwe muri byose witeka Imana yacu igitare cy'amahanga nonye gusaba data ngo urebe imfubyi ndetse n'abapfakazi data kugira ngo data ubashe kubarengera witeka Imana yacu ko tuzi kuri Imana ishobora byose igitare cy'amahanga twonye gusaba data ngo duhereze data kwicisha bugufi uturinde kwishyira hejuru witeka Imana yacu ahubwo data turagusabye ngo duhereze umutima wo kugukorera ndetse no guca bugufi witeka Imana yacu igitare cy'amahanga turagusabye data ngo duteze imbere muri byose witeka Imana yacu uturinde data nongeye gusengera data ibihugu biri mu ntambara data kugira ngo ubashe kwikiza witeka Imana yacu ko tuzi kuri Imana ishobora byose ngaho bana natwe witeka Imana yacu tuyobore inzira nziza witeka Imana yacu ohereza amarayika data kugira ngo ubashe gutera ikirenge data aho tugiye kujya kugira ngo ubashe kuturinda data uturinde imitego y'umwanzi Satani mu izina rya Yesu uturinde abadayimoni n'imyuka mibi mu izina rya Yesu uturinde izo nzimbi mu izina rya Yesu data turagusaba ngo ukomeze kudufasha muri byose ibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.
Amakuru bimeze bite? Sawa. Amakuru? Ni meza. Witwa ndetse? Nitwa Lynn. Harini? Ashaka iki? Nashakaga bosi w'ahangaha. Bosi? Ubwo. Nta bosi uhari. Shaka bosi wanjye wawe wande. Amara nabonye ari umukozi w'Imana ukora ibitangaza nk'amahirwe nanjye nkamugeraho. Nanjye ubonye ndi umukozi wa Satani se? Ntabwo uri umukozi wa Satani. Ufatiranye ndi mu mirimo nyine nibereyemo. Oya. Ngabona ko ari wowe ntaribi hari n'ukuntu ushobora kugenda. Uyerega wewe nanze kugweza hanze ariko numugera hano ndavuga gatebe wicaye hanze bari amazi unywa ko ntaho nango wamubona kazi. Urumva ikibazo uri mu rugo ngenye. Abakozi b'Imana bazangwa no guca bugufi. Amahirwe kumugera. Ikibazo ntabwo ari ukwima amahirwe. Sibyo? Ntabwo ari ukwima amahirwe ahubwo bari mu kazi kenshi none yataha urumva bakeneye kuruhuka. Bari kumukumangira amamuderanje. N'ababyemera rwose. Umukozi w'Imana unanirwiye gusengera abakristo kuko nicyo yahamagariye. Ntabwo ari umukozi w'Imana nk'uwo mwamuvuga sinamuzi. Kuri njye buriya ntabwo ari umukozi w'Imana ngo mufata nk'umwana wanjye mufata nk'ikindi. Buriya buriya hari impamvu mwubaha. Rero sizi impamvu mwumva wese ubishaka yaza ntabwo byakunda. Nta kibazo rero niba waragiriwe ayo mahirwe twakureka akadusengera wenda natwe. Yagusengera bagusengera atagusengera sibyo izere ko ibyawe bidashobora kuzagaruka cyangwa se ugiye kubwira abandi bantu ubwo mbwira wakize uti amakuru kumera igenda ko nabonye akuvura ko ibitangaza ndiko ngira amatsiko mu nanjye nshaka kuvuga ibyanjye n'ibirebire niyo mpamvu mwuba kuko niwe mu buzima kuva nahumuka ni umuntu nabonye nta wundi muntu nzi sinaba nkubona muri karitsiye rero nanjye nagenda gutya mwisi kubona munafashe n'amafonde nageze gute Jay ureke hinji Zarini aho Imana abandi nama ufite kwizera guke muhaguruke mupfukame mbasengere aho Imana abandi nama muri Bibiliya haranditse ngo tugire umutima nk'uwa Kristo. So umutima wa Kristo wari uwuhe? Wari wa mutima uvuga ngo ndi umwana w'Imana. Wari wa mutima uvuga ngo ndemye mu ishusho yawe. Wari wa mutima uvuga ngo meze neza nkayo. Ibyo byose byatumye biri mu isi byose bimwumvira. Uburwayi bwaramwumviraga, ubukene bwaramwumviraga, ndetse n'amadayimoni yose yaramupfukamiraga. Ibyo byose rero umutima wumvira, umutima ufite ubushake, umutima ufite kwemera, urategeka bikaba. Arine ibintu wari umaze iminsi usengera Imana iguhaye umugabo. Haleluya. Jay Imana igukuye agisida. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane nawe. Amen. Murakoze. ariko se wowe mubwiye Mwumvishe story muri kure barangura propoje wo kurusengera ariko ntabwo waje ntabwo naje naje barantumiye barambwira ngo niba ngo sheri wiwe nawe akorera hariya ku rusengero njye rero bya bintu bya propose kubera ukuntu byanga sinzi ko nubwo mpamvu ntazi ibyawe ntabwo nagiyeyo rwose
wowe nyine ujya witabira n'ubundi usanga ukunda kwitabira. shasuze ukuntu abarokore ibintu byose tuba tumeze neza. Nyine mujyayo to ahubwo njyewe ntabwo najyayo. ariko nawe ndabona usigaye waka manza fiyanse ari kwitwara neza uko bisa kose. Akasharine ntabyo kumera neza gusa nyine ndashima Imana nta kibazo. ngaho wonyine se gufite ibibazo inshuti yanjye Wahora n'iki? Maze iminsi ndota inzu ziteye ubwoba, ikinyamaswa gishinyitse ibyinyo ibyara kinsumira nk'igishaka kurya ahita nshigukira hejuru. izina rya Yesu ibyo binyagasubije kandi Ubu mbona sinyibasha gutura agatotsi habe na gatoya. Njya kubyuka nkashiguka buri kanya no gushiguka. Cyokora ikintu mpita nkora ni ugusenga nyine kugira ngo ndebe yuko nabasha gutora agatotsi. aha amasengesho mwene data mwese reka mubaze ubundi iyo bije ubundi biza bimeze bite? Umwuka biraza bikakunika biraza bikabigenda Shangiye ni ibintu mbona biza bimeze nk'umukara ukuntu ariko biba biteye ubwoba ukuntu. Ariko se shawaretse Imana ikareka kunyereka uwo mugabo mba nyisaba ikanyereka ibyo bintagazi to byo gatsindwa. ni gute umuntu abikina gazi Shabyihorera umuteze gusa nyine gusa ndashima Imana ko meze neza ubu ngubu. shabete hari ahantu nzi umukozi w'Imana no kuri wagusengera n'ejo n'ibindi namubonye akora ibitangaza. Ubu se nuwahera hashize iminsi mubonye ndetse n'ejo narindi ahubwo buri wa gatanu yakira abafite ibibazo uzaze tujyana n'ukuri yagufasha nawe ugakizwa. mva ahubwo kuwa gatanu ngiye mba mfite umwanya uzambwire tujyaneyo pe. Ainda inzozi ubwoba. Mwana we izina rya Yesu. Cyokora cyo ngiye kubishyira muri gahunda ariko manumva ngiye nta muhate bifitemo. ubona gusenga atari byiza wajya uza tukajyana gusenga njyewe ubona bitari muri gahunda. Ndabizi ko ari byiza ariko rero ngiye buriya njya ngira ubunebwe ubwo n'ubunebwe kwirirwa mu rusengero guhera ku wa mbere kugera ku wa kangahe. none se mama wawe iyo agiyeyo Mama se ugira ngo mujyane akagenda wenyine ngiye se njyana n'abakecuru. njya ugomba mbona wikundira ikingara gusa Bimwe kuryoshya niga mukorana bamwe mwiganye areka ni rimwe na rimwe ariko nanjye buriya nabonye nta mumaro. ugomba kuza ahubwo njyewe mfite agatekerezo wazaje muri korali nzabitekereza gute se kugira ngo biba byoroshye buriya ntabwo biba byoroshye. nta kiza nko gusenga ushaka waza ushaka kwegera Imana kuko ibintu byose biba mu Mana. ese ko ndeba batinze gufungura ni ikihe kibazo hano? haba umuhungu sinzi ko none hari budufungurira agira amahane agira amatiku utamenya ibibazo nk'ibyanjye nazo ahubwo se simbona aje nushaka wicecekera atakumva.
Mwasone uya ni mwebwe. Ni twebwe. Meze mutese. Tumeze neza nta kibazo. bite se wowe Meze neza. Ako nawe ndabona mumeze neza. urashaka bosi wanjye Ese wacu nawe. Aho hari nta nubwo bone. igihe cyose uruvuga ngo bosi wanyu ntawe uhari bosi wanyu ntawe uhari Ese nawe. ni ryari ubundi Ese abahari twimireke. Ese ni ngombwa kumusanga mu rugo ntabwo yabakubwiye se aho mazamusanga n'umukenera. Kwenzi ko atari ubwa mbere mubonanye. ntabwo uzi ko uyu munsi aribwo yakira abakozi abafite ibibazo kubera icyo ubumuhishe Oya ntabwo ari ngombwa. Ntabwo ari ngombwa ko muguko urushaka. urushuwa neza nza Cyane. kumubaza Cyane. shamba mbona igihe cyose ushyiraho amananiza niba ari uwawe wenyine Biri mu burenganzira bwanjye kubera sibyo ntabwo wakwinjira njye nta gufungura ntabizimo uruhare. Bitekereza ko rero waza gukomanga. Eza cyakora gufunga. umwuka wera azakugenderere nawe Harya witwa nde? Numva uri kudufunga umutwe. Twarine. Wowe Ngiye banyita Betty. Ariko ndumva utoroshye. ibibazo byanyu se biramara nk'iminota ingahe none? Umva yewe ni ngombwa se ngo twe tukubwira iminota. Cyane. Kareka. Ufite n'abandi ndibuze kwakira ntabwo barimo mwenyine. Abakozi bo mu rugo ngiye baranshima. Okay, ndaba ni mwinjire nta kibazo ubwo. Byanye turareba ibyo ari byo iminota nirangira ndahita mfunga. Sibyo se? urakoze Mwisiga mwisiga. Yewe uriya nama Sikumva mufite ikibazo. Ikibazo se mufite? nta kibazo Muri kibazo twageze. mufite sibyo? Iba kinahari. Giye gusubiza sibyo subizi. Babwiye. Ukuntu wari watangije numva utari. Oya ibyo ngibyo ni ngombwa sibyo ariko icyangombwa ni uko muri buze gusubizwa ibibazo byose. Nawe ari kare uri mwinjire. Nakoze cyane. Umwikerera ni. Naje mubarebere sibyo? Yego. Bihangane. Uraho neza rimwe. wangiza mukozi w'iwe Uraho nawe Betty. Humura ikibazo cy'ibere ry'ibumoso wari ufite hehe no kuzongera kukurya ukundi.